abakinyi ba Jimmy Gatete bavugaga ba Jimmy muri saba ngaba bitwa ba Mike Sirengo abo ngabo abitwa ba Basirasu bitwa ba Boari ya Joseph ugenda ukagera kuri bacikwepo musoya kuzamukogera ku Cedric ukagera kuri ba Lionel Sempre n'abakinyi bose nyine baci imbere yanjye kandi nabaga ndi umunyamupira abantu twahurana ntuzajya kuri radio ngo izavuga ngo aveho siba wamushizeho na wa mundi wamushize ashobora kuzaza nundi handa kaza nundi w'umugome kurusha wa wundi washakaga none wanavugaga ko ari umureyo wenda wone wanagenda ukabaza kwa papa we na mama we sibyo none bakakuza na wa wundi ushobora no kuza guhata n'ikiboki wawe ukaba wahunga ikipe. Tubahaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro ndetse n'amakuru bya TSG Online TV. Twagize amahirwe yo guhura n'umwe mu banyamakuru b'imikino ndetse akaba ari umwe mu bantu bafite ubunararibonye bw'imyaka irenga 10 muri siporo ya hano mu Rwanda cyane cyane muri football. Ngira ngo abenshi bamuzi ku izina rya Mutangazaji ariko ubundi yitwa Deni ubundi irindi zina ryawe ni iri? Mazina yanjye nitwa Nkusi Deni ariko Mutangazaji niyo rizwi kubera abanyamupira ariyo rikunda gukoreshwa. Ariko Mutangazaji n'ubundi rivuga umunyamakuru ubwo ni uko babyisinyise kuba ko nabaye umunyamakuru nyiri muto ku myaka rero mito no kubugira ubuzobere no kubana abantu bakuru ukiri muto ukababwira ibintu by'imikino byatumye nyine banyita Mutangazaji naragira kuri mikoro ariko bituma n'umuntu wese usanze mu mbona akiri muto anyita Mutangazaji. By'umwihariko ngiye tuziranye mu myaka ya za 2013 gutyo watangiye ryari ubundi ukora siporo nk'umunyamakuru? Nk'umunyamakuru natangiye kera kuko nageze kuri mikoro ya radio Izuba muri 2005 ndiga mu kabiri segonderi 2006 ndangije tronkome mitanza kuba Kigali itangazamakuru mera nkaho ndisubije ku ruhande ko nigaga muri Asirazuba mvuye muri Asirazuba nabaga ndi umwe mu bantu dushobora wenda kwicana abanyamupira benshi kumva ko bambonye nkiri umwana ndi umunyamakuru nazaga kureba match Kigali ndi umunyamakuru ndi umwana niga mu kabiri segonderi mu gatatu urumva imyaka hafi nk'ibiri nshobora kubona ningiye kubimaramo nago yuzuye neza niga tronkome urumva rero nari nziranywe n'abanyamakuru benshi abo rero byatumye ni Kigali dukomezanya connection irakomeza ufite umwanya kamagara tugakorana ikiganiro tukantumira ndangije amashuri ya segonderi 2009 2010 ntangira itangazamakuru. Ubwo ni banumvishe neza igisobanuro uko watangiye itangazamakuru nk'umwuga 2010 kugeza uyu munsi watunyuramo make itangazamakuru wagiye unyuramo wakoze hehe ubu ngo uri kubarizwa he? Rero nago nakoreye ibinyamakuru byinshi uretse nyine icyo gihe nanyira umwana ubundi nakoze ku gitangazamakuru icyo gihe kimwe ku imyaka hafi 10 yose nakoze ku Isango Star imyaka myinshi urumva aho mviriye ubu ngubu nahubwo ngiye kuri yindi telefone nongeye gusubira ku Izuba ya kavukire ariho natangiriye kuri radio ubu none ndi kuri televiziyo yabo ikorera i Kigali. Ngira ngo rwose abadukurikiye barumva ko ni experience ihambaye ku myaka irenga 10 uri mu mwuga w'itangazamakuru by'umwihariko rya siporo. Ngira ngo ibyo tuganira biraza kutumarira akamaro cyangwa se biraza kugira icyo bitumarira mu mvugo wenda nakoresha nziza. So we yawuza kudukurikirana anafite byinshi aza gukuramo bitewe n'ibyo uza kugenda umbaza n'ibisubizo ngenda nguha ubwo ufite cyashaka gukura marabona byinshi aza gukuramo muri background y'imyaka 11 12 paraporo ubu twagiye wa 12 n'indi yindi nabagamo ndi nk'umufana nyine numva ko ari imyaka myinshi. Urumva ni ibiganiro by'abanyamakuru babiri niyo mpamvu tugomba kuganira nk'abantu baganira. Okay, reka dutangira rero. Deni ngira ngo ikibazo cya mbere nkubaza hari abanyabigwi bakina umupira no mu Rwanda benshi wagiye babona hano kuri Stade Amahoro wakunze kurema imipira myinshi ngira ngo muri rusange reka ngusabe umbwire nk'abanyabigwi uzi kuva kera wavuga uti uyu niwe nemera kabisa kurusha abandi iyo baje bati Jimmy Gatete nawo murusha undi akaba ni Olivier Karekezi we ku giti cyawe wambwira nk'abanyabigwi nka 5 uzi bakina umupira kabisa kuryo uvuga uti uyu nguyu ntacyo narenzaho? Placide rero ibibazo byinshi buri wenda munyamakuru
nta muntu udakunda kumubaza ikibazo nk'iki ngiki cyo kuvuga ngo we ninde wagusigaye mu mutwe, ninde wagushimishije, ninde byagenze bite. Karite z'abakinnyi twahuye nabyo muri kariyeri y'iyo myaka cyangwa n'imyaka maze ndeye umupira, ku myaka mfite n'imyaka maze ndeye umupira hafi 20 na abakinnyi twahuye bafite karite zigiye zitandukanye. Saba abakinnyi nakubwira ngo niba umuntu yaratangiye kureba umupira b'98 ntabwo wafata umuntu w'98 ku myaka 9 umuntu yari afite akavuga ngo abakinnyi karite yabonye ni nyinshi cyane. Ni karite nyinshi zagiye zica imbere, ni karite nyinshi zadusigaye mu mutwe, ni karite umuntu wese ubona afite difference yiwe. Kubera ko nkaho umbajije ikibazo nk'iki ngiki benshi ujya kumva nyine ikigoreka ko umuntu atarebye umupira cyane ashobora ati Jimmy Gatete ari igitangaza, undi nawe akaza avuga ati Boko tari igitangaza, undi akaza akubwira ati Cedric Hamisi kubera ko yarebye nda ava 2010 Cedric Hamisi yari igitangaza. Wabaza uwa kera akubwira ati Jano Witakenge yari igitangaza. Ariko none buri muntu wese agenda asesengura. Njyewe bitewe na karite z'umwataka mba nkeneye cyangwa se uko nkunda umupira bitandukanye. Rero ibyo ngibyo ni ibintu twaganira amasaha n'amasaha kukubwira difference y'umuntu urusha abandi imbere yanjye byaba ari difference. Ariko hari abataka beza, hari abakinnyi beza nagiye mbona imbere yanjye, ntabwo nagubwira urugero nka Kalisa Claude muri defense, umunyezamu nka Muhammad Mos yari umunyezamu mwiza, ntabwo naguhisha rwose yari umukinnyi nabonye mu maso yanjye ahubwo ati Muhammad yari afite karite zinisi. Ntabwo naguhisha umunyezamu nka Ndanda muri APR yari umunyezamu mwiza, Didier Bizimana muri APR yari umudefenseur mwiza, Ndikumana Amadi Nyakwigendera yari umukinnyi mwiza. Urumva ntabwo nkujyana muri za Mediane nkakubwira ubajano, nkakubwira Basibo Abdul bari abakinnyi beza, nkakubwira bakarekeza Olivier bagikina Mediane batarajya muri attack, nkakubwira ba Julien Dagano n'abakinnyi bari abakinnyi beza, nkakubwira ba Mbisa ko mabiri nubwo namubonyeho gato yajyaga muri Rayon Sport gato ahita ajya muri Le Stade, ariko nanamubonye akina muri Le Stade. Ntabwo rero nakubwira ngo abakinnyi ba Jimmy Gatete wavugaga ba Jimmy muri saba ngaba bitwa ba Mike Sirengo, abo ngabo abitwa ba Basirasu, bitwa ba Boari ya Joseph, ugenda ukagera kuri Bacikwepo Musoya kugera kuri Cedric kugera kuri Lionel Sempre, n'abakinnyi bose nyine baciye imbere yanjye kandi nabaga ndi umunyamupira abantu twahuranaga umunsi ku munsi. Rero kumbwira ngo abakinnyi nagutoranyiriza kireka nyine nkubwiye ngo none tugiye gutoranya 11 umwanya ku mwanya paka wagiye. Ikibazo nshaka kuba nakibarije nabi, reka nisubire nondekira ikipe y'abakinnyi 11 bo muri kiragihe muri kiragihe cyo muri ya myaka ya ba Mike Sirengo 11 wumva badakorwaho. 11 rero n'abakinnyi ne baciye imbere hano mu Rwanda, abakinnyi mu makipe menshi agiye atandukanye agiye ca mu Rwanda. Ariko nagerageza kugenda nkubwira nawe urumva nawe rumwe mu nawe ukazareba wenda n'abandi bakakubwira babo. Njyewe ubwanjye mu bakinnyi nabonye mwizamu nakubwiye ati njyewe ntaguhishe umunyezamu wanjye abandizeye Medezire Ndanda. Ntabwo yarushaga Mahmoud ibintu byinshi n'ibyo kugira, ariko karite n'imyaka yakinye na discipline afite mu izamu yari umunyezamu wanjye. Kuri kabiri nakubwira ati urebye harimo abakinnyi bagiye batandukanye, ariko ngiye nshobora kukubwira ati uwitwa Mbuyu Twite ashobora kuba umukinnyi wanjye, kuko Mbuyu bamuhashyiraga wabaga uzi komonte kurengura, arakora ibintu byinshi kandi biza gushimisha abantu mu gihe bamuhengekagayo haba Amavubi haba muri APR Football Club. Ariko akenshi yakinaga imyanya myinshi ku buryo utamenyaga ngo Mbuyu Twite n'umukinnyi ukina kuri umwanya ryari. Mu bandi nabonye Ndikumana Amadi Katauti yajya muri defense agafatanya na Kalisa Claude, abo bakinnyi bose bombi bafatanya umukorana bushake na Gande Elias akajya kuri gatatu yanjye. Nawe n'umukinnyi mwiza. Hakaza muri Mediane ubwo banizengije bitwa nuko bakinnyi umwaka mikeya igihe twabonye byari gitoya. Mediane ushizemo Titus Mulama na Karekezo Olivier ku 8 abari abakinnyi beza cyane. Titus Mulama yakinnye mu gihe gito, ariko ari umukinnyi uri tekiniki iri hejuru cyane. Nkakubwira ati nguwa nawe ku ikipe yanjye ashobora kuba yajyamo. Ku ruhande rumwe Kabange Twite aca ku ruhande rw'ubumoso, uruhande rw'uburyo njyewe ntabwo Cedric ni umukinnyi nawe wantunguraga cyane. Ni umukinnyi wenda adafite benshi yarushije cyane ko aba winga benshi bakomeye, ariko Cedric nawe mu gihe cyo kuba natsinze ibitego byinshi mu kuroduyigo tw'abandi twari tugiye duhari. Cedric namukuzanamo rutayizamu wanjye yaba ari Gatete Jimmy afatanyije na Julien Dagano nakubwiraga, bagatozwa n'uyu mutoza Jean-Marie Naguhabira.
Okay, urakoze cyane. Ubwo abadukurikiye baraza nabo kureba neza niba nabo bafite uburyo buri mwese apanga ikipe ye nuvuga ngo ntabwo ushobora kuzahuza n'abantu bose, ariko uzasanga ari umukinnyi runaka ugenda ugaruka mu ikipe ukavuga ati ariko buri wese areba kuri generation ye. Ntabwo rero nawe wakubwira ngo ugiye kugeranya generation yanjye nawe cyangwa ya yundi cyangwa neza kugeranya generation yanjye na Gatare cyangwa ya Marcel, ntabwo mushobora guhuza. Nibyo rwose. Iyo ni ikipe ya Deni Mutangazaji. So reka rero tujye mu ikipe yagiye muri CAN 2014 2014 gutyo. Iriya kipe urabona icyatumye bajya muri CAN n'iki, kuko iriya kipe abenshi niyo tuvuga ko ariyo kipe y'Amavubi twageze yashimishije benshi. Wayivuga he iriya kipe? Buriya rero mu mupira habamo gutegura akaba no kwihangana. Iriya ekipe ni ekipe yatangiye nyuma ya jenoside, ari ekipe igishakisha icyo bita kuba ekipe. Muri 98 bagiye Bugande bakina igikombe cya amajonjo yo kujya mu gikombe cya Afrika, ekipe yanyagiwe ibitego na Uganda bitego 5 kuri 2. Urumva ni ibitego byari byinshi, bageze aho bitego bakajya bamwe banabyanga ngira ngo nkuko bane bajye baserezanya nyine bijye bibaho. Ubwo byari byinshi kurusha ibyo 5. Generation ngiyo abakarisa Claude abakatawutero batangiye gukinira, bakarekeze bari abana batoya, bagatete bari batarayinjiramo, ariko iyo generation yaraje ikora icyo bita collection kuri Sekafa igera demi finale a Rwanda B itwara igikombe. Iba ari equipe itangiye kugira icyo bita base de football. Urumva ariko iyo base habayemo nka shite, none ikipe ibera nk'ibuza umutoza, abatoza batangira guhindagurika, udasingwa ronjo uri mu ikipe y'igihugu ya iyo nkuru ya Rwanda abameze nk'ugiye Ronaldo Vakaro watwaye Sekafa, abankukomeje gatoya atwara igikombe cya Komesa muri 2000. Arangije ya kipe amera nk'ujugunyeho gatoya ijya muri Sekafa Bugande. Ntabwo ari ikipe yitwaye neza, ariko ubwo harimo n'undi mukino nyuma y'iyo 9 yakomerejeho bamera nk'amafunzi, ikipe irazinganya na Cote d'Ivoire hani ibitego 2-2. Julien Ndagano afitemo igitego. Icyo gihe abakuru turebe bitwa bapakayoko muri za Cote d'Ivoire bari bagitangira kuzamuka, bari abakinyi rero bagomba kurebwa bavuga ati ntabwo tugiyemo turazamura generation nshyashya Cote d'Ivoire. Icyo gihe rero kuba Amavubi iranganyije icyo gihe na Cote d'Ivoire ni bimwe mu byatumye Amavubi abantu bose batangira kuvuga ngo ashobora gutangira kuba base ya equipe. Base ya equipe yatangiriyeho, barakomeza muri 2001 nago bakiri igikombe cya Sekafa hano Kigali ntibigeze bitwara neza, ariko batangira kugenda bashinga match rero zo majonjo y'igikombe cya Afrika. Byarimo wenda n'itsinda amakipe yari make, kuko urumva niyo bari u Rwanda na Ghana na Uganda yari amakipe 3, ariko wenda ashakirwamo intsinzi. U Rwanda match ibanza rwabaye nk'urutinyuka, rutsindwa na Ghana ibitego 4-2, ariko u Rwanda rubona Rwanda yitanze igitego, Karekezo Rivene wakibanje ku mutwe batuva inyuma baradutsinda, ariko ubona ari equipe itaraba stable neza. Noneho haragenda noneho haza icyo bita kubaka cyari bari byo gihe cyo kubaka ikipe y'igihugu, ariko noneho na club burya nta equipe ishobora kugira mu ikipe y'igihugu idafite club ifite base ya football. Cyo gihe APR Football Club nayo yari imaze gutsindwa na Rayon Sport muri 2002, ariko ubona APR ifite mu bakinyi bashobora kongerwamo izindi rema z'abantu baza bakabafasha bakabasunika. 2003 APR yari gize kimwe cya kabiri cy'amakino nyafrika. Cyo gihe urumva Jean Marie yatangiye kwiyaminiya, APR itangiye gukina umupira nyine ukuvuga ngo reka tugende tugere kuri. APR igeze kimwe cya kabiri cya CAF Confederation, urumva bayifite abakinyi bamaze kugira experience bagiye macuwa, babacinyi bafite macuwa barazaga bagafatanya n'abandi bavuye hanze n'abazanaga mu mwanya babona badafite mu mwanya, bakavuga tuyungu nabo muri abo dufite mu gihugu nta numwe abanga bose dufite nabaswa, bakajya guhiga umukinyi. Ariho bazanye Manamana, bazana Mukoko, urumva batangiye kugenda bareba inyanya ifitemo faiblesse. Nyuma bazana Makasi babonye ko Desire atazakina match ya Ghana, bongera ingufu gutyo, ariko bongeraga ingufu ku mwanya babona bababaye. Manamana bamukuye. Manamana yari umunyangora, ariko yakinaga mu gihugu cy'Ubirigi. Desire yaje kumwinteresa, na Mukoko yari umunyakameruni akina mu gihugu cy'Ubirigi. Desire nawe aramwinteresa, baraza bafasha ikipe y'igihugu bituma igera mu gikombe cya Afrika, ariko bitewe nuko barebaga aho bafite faiblesse. Rero bitandukanye n'ubu Mukoko Beno, urumva bitandukanye n'ubu ntago bareba ngo turwaye he ngo twakongera ingufu, niba tubizi ko twese dufite ikibazo cya manque d'attaque, ikibazo cy'abataka ntabwo ushobora kubireba. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo iyo kipe yari ekipe yateguwe, yari ibitego nk'ukingi twese twemeza ko ikipe y'igihugu Amavubi dufite defensivement ni nziza,
mediane turabura umuplaymaker ushobora kugeza umupira nk'uko Karekezi yari ameze sibyo atake noneho se dufite abahe ntawe dukwiye kureba gutyo n'undi tukajya tureba elema turwaye ni hehe urumva bitandukanye rero ntabwo ujya ku kibazo nangiye kubaza mu cya kabiri ibyo uvuze nibyo rwose urumva iyo myaka ishize kugeza ubu ngubu abanyarwanda benshi bafite inyota yo kubona ikipe yabo y'igihugu yongeye kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga nk'uko andi makipe turi kubona muri kani muri iki gihe kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ntabwo turongera kugira amahirwe nanjye ndishyiramo kundi umunyarwanda yo kubona ikipe y'igihugu iha ibyishimo abanyarwanda nko muri kiriya gihe ikibazo kiri Deni ikibazo nyine nakubwiye ngo ni ukwihangana no gutegura kandi ufite projet nta gutegura mu mutwe ngo ubyuke uvuge ngo biragenda guta ejo indururimi ejo noneho ntunagire umutoza ngo umuhe filozofi muyumvikaneho umwihanganire ubibwire n'abanyarwanda bihangana ariko bazi icyo bategereje urumva ariko ikibazo cy'ubu ngubu mbere na mbere abanyarwanda bamaze gupfa mu mutwe niba warabazaniye umwataka mwiza nka Bedi Makasi niba muri champion baragiye batunga abakinnyi beza bakaza bagakina Amavubi bakayatsindira deja bamaze gushyiramo icyo ngicyo nta mwataka nawe urabibona ko club zose mu Rwanda nta mwataka kuba rutayizamu watsinze ibitego byinshi nkuko Karekezi kiragiye yabikoraga kandi ro mediateur rero banza rero ubakuremo iyo nyota ubazani no rutayizamu wa wundi bavuga ati sani sa yagishiramo nkuko gatatu yarameze urumva iyo nyota iveho niba waramubuze muguri reka nkubaze Deni urabona ari iki kibura muri iki gihe kugira ngo bongere abakinnyi b'Amavubi n'abatoza n'abari muri secteur ya sport cyane cyane football ni iki bakora kugira ngo abanyarwanda bongere bagire ibyishimo nk'ibyo twagize nanjye nishyiremo nk'ibyo twagize 2003 2004 tubona Amavubi asesekara muri kane Placide ibintu by'umupira muri no minsi biragoye birakomeye cyane cyane byerekeye na sport cyane cyane muri rusange muri iki gihugu bigoye bite byabaye politiko kurusha uko byabaye tekiniko urumva ikindi cya kabiri media y'u Rwanda yasize icyo bita umupira ivuga ngo ugiye ukabwira abaturage uburyo bagomba guhinga nk'aba Brazil mu Rwanda igihugu cy'u Rwanda kidateye nka Brazil kidafite na economy source economique nka Brazil sibyo cyangwa bazigomba kuhinga nk'uko abanyamisiri bahinga ni ibintu bitandukanye navuga ngo hari ibiganiro bigomba kubaho hagati ya leta igomba kubanza ikareba eske ibyo dukora nka projet bizakunda ku bintu byamaze gusa abantu bose babigizemo nk'inzobere kuko ikintu kigize abanyabwenge benshi ntabwo iyo ubushakashatsi uzaburebe ntushobora kubona bumwabyuka avumbura ibyici bindi rero na football mu Rwanda ikibazo se kiri muri itangazamakuru ntabwo itangazamakuru ribaye ikibazo ndeka nkubwire wowe ntabwo itangazamakuru bivuga ngo ikibazo cyanarenze ikibazo bari mu gutekereza nka leta kubera iki umwe arabyuka agashaka ibyo atekereza byashirwa mu bikorwa nawe ibyo utekereza byashirwa mu bikorwa abo bantu bose nibabyuka bera mu gitondo babyubwira umuturage wikundaga siporo harumva ko abantu bibye bamaze ibintu sibyo numva ko iyo bintu byapfuye nawe ufite ubwenge nawe ukwiriye kujya kubiyobora sibyo nawe urabyuka mu gitondo ukaza ufite ya filozofi nk'iyabo kuko buryo umuntu yamaze imyaka nkuko bivugaga niba guhera 2006 tutangiye itangazamakuru no ryigenga riri private ritangiye kubita icyo bita attack sibyo cyuvango cyo kutavango yangu ikipe yatsinze indi uye batavuga gutyo bareba ngo runaka yari iki muri iki runaka yahamagawe kubera iki sibyo digitangira bitandukanye n'abazungu bafite imikino myinshi kandi ntabwo bakora debating zacu kandi bahamagara n'abespere bakaba babivuga none se ariko nyine cyo nago nshaka kwinjira kuri bagenzi banjye cyane urumva dufite aho twakwicara tukaganira wenda na ministeri na leta ariko giye mbona ko leta ikwiriye kubireba hakiri kare kuko ubyutse mu gitondo nakubwiye ngo ubyutse mu gitondo ukavuga ngo zino nzu z'i Kigali zose abenjeniyeri bazubatse n'abaswa zizagwa urumva ukabivuga ukagira imana imwe ikagwa wavuga ati ningiye mu star i Kigali ningiye mu engineer barusha kandi wenda bapimye imwe rero na football niko bayica football urabyuka ngo ati iriya nyingi yubakiyeho ntishobora gukunda yagira umwaka nayo
bikahiye ati aha byo navuga barabivuze ati rero urumva rero reka nawe ariko nkeka ko aho ngaho ahubwo ari ugutunga urutoki ari ikibazo nkeka ko nta kibazo kirimo gutunga urutoki ari ikibazo ahubwo wakwigukosora we nakubwiye ngo nubyuka urumva ukaza ugaca rwose ushatse kunenga icyo unenga igihugu ntabwo wakibura sibyo ariko ko leta yaretse abantu bakavuga ibibi byose by'umuntu wese n'uwo mutekereje ko agenda bifasha akaza bakamwica sibyo eske ntibizagira n'ubikunda akaba yabikemura akabihunga kubera akazi ko ba bantu bafite ibice batazamushyigikira. Reka tugaruke mu kiganiro cyacu by'umwihariko tukiri ku Mavubi. Amavubi urumva ikibazo cya mbere ugaragaje uko itangazamakuru riri imbere cyane, ntabwo we wambwejeje ikibazo cya football kugira ngo Amavubi yongere akomere nkuko tuyabone kuri uyu mpuzamahanga ko n'amaklebe n'ibiki byose mu Rwanda muri Cameroon byari kuba byiza u Rwanda ruza kuba rurimo rwarasurukiwe ariko ntibyakunze. Urabona habura iki wakomoje ku gitangazamakuru iyo ni point ya mbere. we nakubwiye ngo wenda na leta irabibona, nakubwiye ngo ibanze irebe equipe ifite sibyo, irebe ngo equipe yacu nihe mutoza baza abatoza za kubwira ati bira yacu dutsira ibitego wenda biturutse kuri defense, defenseur bacu ni ikibazo, bazane ushobora kuba yakemura ikibazo cya defense sibyo. Niba ari ikibazo cy'umwataka urumva bazane mu kibazo gikemura umwataka, nkuko nakubwiye ngo Amavubi yabakarekize bajya muri kani bararegera avuga ati nta muntu umeze nka manamana w'umugoshe dufite, twese twarabirebaga mu kipe y'igihugu Amavubi muri iyo kipe yose rigiye muri kani nta muntu ufite netirere nk'imoso nk'iya manamana, baramuzanye birakemuka urumva. Turagenda turareba turavuga ati Amavubi nta mediateur ufatanya na Karekezi umeze nka Mukoko sibyo, baramuzana Mukoko arakina, barongera bavuga ati Desire ko yatwatakiraga ini match yagana akaba ariyo match dushaka amanota 3 twazana ndi bati Makase Abedi baramuzana sibyo. None natwe nitwicare urumva nkuko zira kipe za Cup za Komore zibikora za Mauritania zigenze kavuga ati turwaye, zikagenda zikareba umuhashi bakamwishyura akaza agashimisha abantu sibyo. Nkuko muri basket dufite Kenny Gasana kubera iki bamuzana muri basket football babango ni ibintu by'abasazi, nukubera iki natwe abanyamakuru nitubesha kubereka ko ahandi ko mubibereka mukabyina bikunda urumva, ariko twebwe mwavuga muri ka football, ariko football kuko babigize ibintu by'abasazi birirwa batukaniramo ntago umuntu muzima ujya kubidefanda byemera kuko uranamuzana atawuhamya ari wenda umunsi wamuramukiye bagahita bavuga ati umuntu yamuriyeho komisiyo ndurika kuvukira ugataba igitero ndikira rero komisiyo ariko barazirya ibyo bya komisiyo bibaho, ariko umuntu aswata kuri umwe shaka aswata kumwiza sibyo. Umupira ni kubaho, ntago Manchester yaguze Martial atari umukinnyi mwiza muri Monaco, ariko ndisi wayihaye siyo resulta yiha. Real Madrid Florentino Perez ntiyaguze Hazard atayobeye ko muri Chelsea ari umukinnyi mwiza, ariko siwe turi mu kubona. Ibyo bibaho muri sport. Ikiri kuvuga nuko ikintu cyo kuzana abahashi ahari imbaraga nke bakongera imbaraga, nje ntacyo bimwe ahantu tubona dufite faiblesse ni bari mu bataka tukubita abahashira babiri baze. Goro politique y'abanyarwanda urayisenya. Politique y'abanyarwanda ni bayubakire muri base bafite aho bahera amajenior, ntabwo uza kuba umukinnyi w'umunyarwanda ushaka kumwasaba ugasongera utaramuteguye. Banza ntuve ku nsinzi kuko baba ni basanga insinzi utarayibona wateguye nabo bazagenda muri cya kigare, nicyo twapfiriyemo. Insinzi basanze nayo ikiri Mavubi none bayisenya niyari kuzashinga yuko watsindaga agakipe kamwe ka Maroke kaza tugakubita bitatu dukinishe Bogota dukinishe Sado Bakar dukinisha abahashi ugasanga umukinnyi wanje mu kibuga ni Ndori Jean Claude na Karekezi Olivier bagifitiye spirit na Haruna Niyonzima abatatu sibyo. Tugatsinda ariko byishimo bikaba bihari sibyo. Bagomba kubaka rero n'abandi bagenda basenya ya myanya urumva, ukagenda usudira ba pushing Salomon zakigeze Burayi wembuye ntukigarutse mu kipe y'igihugu sibyo. Gutyo icyo uvuga nk'aba bakuru bagakwiye kubazanira abandi bahashi tubita bahashi bano abakinyi bakuru politiki y'abana n'abanyarwanda ikomeze bakuru dufite Mavubi ni bake, nta bakinyi ni Haruna Niyonzima ni Jacques, abo bagenda ku myanya yabo ntacyo bakimariye ikipe y'igihugu, bazana abakinyi bahashi baza kuzamura ikipe y'igihugu gasongero sibyo. Ariko urebye nundi ni babakame bagenda abanyezamu dufite mu Rwanda nabafata izamu sibyo. Ikipe itsindi yitego nawe uguma inyuma ntabwo ujya kwataka
ariko ikipe itatsitsindwa mwese mwiryamira inyuma muhunga kugira ngo mugabanye stress umunyezamu ugasanga ni hatsindirwa. Ntize niba ikipe y'igihugu y'u Rwanda usanga muri match 10 kinye ikipe yitsinze ibitego 3 muri Afrika ni marejo bundi nabwo itsinda habonetse umutuku sibyo. Ni ibintu bikwereka ko yihagararaho muri defense nta kibazo. Use politiki y'abanyarwanda tuvuge ko bayubakiye mu bana abana barakinira he? Urabubaka nta bana ugira nta bihugu ugira. banza ubanze nkuko basket urabona nta bihugu bafite. Ndetse ko bagura bahashye ntibatsinda. Nawe nubwo wenda banagira naho football ishimisha abanyarwanda ariko barabagura. Urumva barabagura. Ejo bundi twari turi kuraba abakiri bakina muri za NBA hano muri Kigali Arena nyine hari abacu nubwo bakina muri NBA bagura baragenda bagakararuza bakabonamo agakinyi gutyo urumva mu byiciro urabamana bakuye mu byiciro bya kabiri mu biriki urumva nawo nazakomere bifite abakinyi muri Ajaccio nkuri ejo bundi wafashe zamu ibiri muri Ajaccio ntabwo uri umukinyi mwiza uri muri championnat professionnel uzi gishaka urumva ntabwo wamubura. Ubutumwa buno buragera ku bayobozi bashinzwe football mu Rwanda. Football mu Rwanda ntabwo njyewe ndabikubwira nabo turaganira umunsi ku munsi ariko bose zibo bafata decision mu Rwanda ifite ayifatirwa. Ntashobora kukubwira kuri mikoro uyu munsi ntazanakubwira wenda mu myaka 10 iri imbere ariko mu myaka 50 ningira myaka 50 nzabikubwira wenda aho ngaho. None se Deni wenda iryo ni ibanga ryawe. Mu byukuri mu Rwanda nta programu y'imyaka nk'itanu cyangwa nk'icumi iri imbere ntiyashoboka. Kuki tutayimenya? Ntiyashoboka kuko nkatwe tubikurikiranira ku ruhande. Ntabwo bikurikirana ku ruhande rero no tuvuge ko wenda nk'umuturage uri iyo ngiyo mu cyaro uri kudukurikirana kuri video wowe ibyishimo azabona ryari yongere gusiribitinga ikipe y'uko Amavubi 2004 bakubwiye ko bazubaka stade Amahoro stade ya Gahanga 2014 sibyo urayirihe ibyo wenda ni imishinga migari ariko ari nibigo bidafite ama stade meza ariko bitsinda. Ese ministeri dufite ubu ni ya sport gusa sibyo. Kera twagiraga umuco twagiraga iki ariko wabonaga abakinyi bakina ibibuga bihari hano arena yubatse urumva arena yubatse yasenye ibibuga ariko ministeri ya sport yigeze vuga ngo muri projet aba bana bazakomeza bakinire senya arena ugenda usize ibibuga hari wenda Gahanga sibyo ubisize babijyemo urumva nujya kubaka stade ya Gahanga utekereza handi ubimurira sibyo. Ariko iyo gisenye ntubaka ikindi ikigo cy'amashuri cyakubaka kikubaka inzu kigasenya ikibuga abanyeshuri bakinaho nutegeka ikigo cy'amashuri gushaka ikibuga abana bazakiniraho ubugenda usenya ikitwa umwidagaduro w'abana urumva. Nuvuga ngo nawe Placide ubu ngubu kakanya niba utuyiremera duturanye sibyo katubara urugero nanjye de nifite umwana wanjye ni hehe yagenda agiye gukina mu gitondo yakora ibirometero bingahe urumva nibabanze bamobirize ko buri mudugudu sibyo ugomba kuba ufite nk'ibibuga nka 2. Abana batuye mu ngo zacu zicucikanyije bose babona aho birirwa ariko abana uyu munsi abana mu muhanda bari bazi umupira ariko abana mu munsi mu muhanda bamusanga gusaba urumva kandi kera yagusabaga bwa ati bose ngurira agakweto nzaje gukina nawe wazasanga yateye imbere ari mu gucenga abantu bumva bamujyanye mu garutunwa wahagarara ku muhanda ugasanga arimo arakina ukishimuka none ukabagurira ari benshi ukabagura n'amazi ariko ubu abagusaba n'icyo giye gukora abagusaba igiceri ngo kirindazi umuntu ugusaba igiceri kirindazi aravuga ngo wansigiye sense zo kurya nani ugasanga nizigiye kurura umugi nizigiye kujya kugura agasobanuro yajyanye mu rugo kwirirwa abaninga kuri mashini yase cyangwa kugura icyuma cyangwa kugura icyuma numva kandi yakwigura godiyo uya nawe wakwishima usanze ari mu gucengana mu muhanda kera usanga umwana acengana mu muhanda ngo tubone kinisha ibirenge bari mu kumukandagira uko ati umwana yava motara ikamuguriye godiyo niki Burundi bakina kwibarabara umuntu yamubona akagenda duko none imihanda yacu yatangiye kuba myiza turanabyishimira. Ikindi cya kabiri nta mu Rwanda ngo isibo gusanza ukina mu muhanda hano w'igitaka baguhana sibyo kandi ntabwo byemewe ibyo ngibyo ni bya kera none se ko bakinaga ku muhanda ubu oya kigeze hakira mu muhanda ariko bakagenda dutukaritse ibikorwa remezo rero ko batubadashira baze yibibuga abana bashobora kujyamo
ikindi kibazo rero ibigo by'amashuri bingaye wakora ubusakashatsi ugasanga bifite ibibuga abana bakiniramo. nkurikije ibitekerezo byawe ndi kumva ukoze highlight y'ibintu nka bitatu bituma football yacu cyane cyane ikipe y'igihugu y'u Rwanda itagenda ku rwego rwo gutsinda ndetse ngigere no mu marushanwa akomeye nka kari nk'iyo turi kurira muri iki gihe kubera muri Cameroon. Wakomoje kubijyanye nuko nabivuga bihari nkuko kera byahoze, ukomoza no kuba abashinzwe recruitment batazana abantu bafite ubushobozi buhambaye cyangwa se impano zidasanzwe kugira ngo baze bunganire abari mu Rwanda. Ikindi cya gatatu wakomoje ko n'itangazamakuru naryo rifite ibibazo byaryo. Reka rero ngaruke kuri recruitment cyangwa se ku bakinnyi. Ikipe ya APRFC urayikurikirana ndetse n'ikipe ya Rayon Sport urabikurikirana, ubwo twinjiye muri championnat hano mu Rwanda. Ikipe ya APR niyo yafashe ya mbere mu kuzana police yo gukinisha abakinnyi ba bene igihugu, ariko kuva iyo police bayintroducinga mu Rwanda usanga performance yo rwo mpuzamahanga idashimishije ukurikije n'ubushobozi ndetse n'icyo nakwita nk'ubuhangange bw'ikipe nka APR. Kera twari tuzi ko ari ikipe ikomeye ijya mu mahanga igatsinda, ariko muri iki gihe rwose ntabwo wavuga ko ari ikipe ihambaye nk'uko kera byahoze. Ikipe ya APR yo ntubona ko ifite uruhare rukomeye mu kudindiza performance y'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Buri mu rugo rugira uko rumanagingwa, sibyo? Ntabwo ikintu wenda cyari kitabaye cyiza nuko involved ya APR yo kuvana abanyamahanga bayo yabaye involved makipe yose, singara basigaye ari batatu, urumva? Ikipe ndishobora gutunga benshi gatunga batanu, urumva? Birongera bimera nkaho abakinnyi b'Abanyarwanda buze abahari bashobora guhangana nabo a competition, sibyo? APR iraza bituma abakinnyi yari ifite bizamuye b'Abanyarwanda bangore reka tube expose, bituma batabona icyo bita competition. Nbango yakuraga nawe wiyarekuritaga beza nawe numwiza ukibona iwawe ikitimutwara ugasanga bose ni best ariko birunze hamwe. Mikoro ifate gutya kugira ngo ijwi tuze kurifata. Bose ni best birunze hamwe. Nubanga rero iyo bihangange byose bihuriye mu nkone imwe ntago ihanga byayikwirwamo, sibyo? Ikindi cya kabiri APR yagomba kwenda nyine muri iyi politique wenda Ferwafa, kuko naga APR yagiye gutegeka Ferwafa cyangwa ministeri ngica abanyamahanga, urumva? Bagomba kuvuga ngo APR ifashe decision yayo, polisi irayikurikiye, marine irayikurikiye, ariko twebwe abakinyi tuzabakora APR ifite academy, sibyo? APR ifite ubushobozi umwiza w'umunyarwanda wacu kizamudutwara, twe tugiye gukora iki? Bagomba kuvuga ngo ayo mafaranga wenda twa depensaga mu banyamahanga, sibyo? Nkuko APR yabivuze, ntureke kuyishinga, twe tugiye muri projet natwe y'abato. Ntibabikoze, abanyamahanga barabari mitiwe, ntubango equipe zahise zibaho zidashobora kugira abakinyi zizamura, none ziba akaziga. Ninde wagarutse n'umukino wasezeye kariyeri ntagande Elias APR yirukanye akajya muri Rayon Sport. Rayon Sport yabona ingufu ze zitagishobotse akaba yimukiye muri Espoir. Bebeto ati nanjye ndagaruka, ugasanga ni amazina atari mashyashya ari mu kuza mu mupira. Ibyo rero ama equipe ni yarebye kure, ntufite ubushobozi bwo gura abanyamahanga, sibyo? Beza batatu baza ngo bakore difference, nuni no mu gukora junior izatuma uzamura abakinyi bawe, sibyo? Ahubwo uracyareba ese ko numvishe APR arimo abakinyi benshi baryaga benshi buri wado, kandi abo bamaze imyaka 2 muri APR wenda barya benshi, forme zabo zarapfuye, sibyo? Uwakura babiri ukabugesera kabira baguze Bugesera rero bakabarayinaniye nkabaragiye, Bugesera gahita yigura mwemere, urumva? Nkabigura iwacu, ugasanga mu yo myaka tumaze imisi twarukanye abanyamahanga, urumva? Taranjana kure ngo iyo byesije twa turiho APR niyo yazanye iyo politike nakubwiye ngo iyo ikibazo yahuye nacyo yahuye abakinyi yazanye nago bari babi, bagomba no kuzatanga umusaruro, nabo babuze challenge muri competition, sibyo? Ngo nayo yicare ivuge no n'ababakinyi bavuga ngo koko APR yaduhaye ikizere, ariko umukinyi yabona twara coupe, sibyo? Kabona twara champion challenge bari kwikuraho, kandi umukinyi mwiza APR tagimuzana. Nakubwiye ngo ko yagiye ikura abakinyi beza mu kipe yose. Nakubwiye ngo ikintu cyabaye Muhanga, ikintu cyabaye za Rayon Sport. Nakubwiye ngo wenda kese ya Rayon Sport turegaruka mu kanya, akurabizi ko we nakubwiye ngo APR yakusanyije abakinyi bose. Placide ijya gukora bwa mbere selection ntabwo yahise ijya muri za Rayon direct, urumva? Yabanje mu isonga
Isonga ari ikipe ivuye mu gikombe cy'isi nibyo itwara umubare munini yapromotinze ifata abayo muri academy iraba promoting igumana n'abanyarwanda bari bayirimo beza nka Bamigi Iranzi Kodo Ndori Jean Claude urumva n'abakame genda mwaka ukurikiraho bazana Kwizera Olivier sibyo izamura n'abantu ba uyu Mari Rwabugiri barabayo sibyo niba ngo APR ku isoko umuntu yavanye handi icyo gihe ni umuntu hamuhanga tuma United yagiye ikura muri Rayon umwe urumva yagumanye ibyayo Rayon Sport yahise igumana bayo igumana Makenzi sibyo igumana Cedric igumana Fuad n'abafuste bazamukaga nabande sibyo aho rero Rayon mu bandi banyarwanda agomba kujya ku isoko ntiyagiye nayo ngo irebe abana bato bagomba kwigishwa na Makenzi bakabazamukiraho oya icyo turakigiraho nyuma ikibazo cyaje kiragira giti nyine ndashaka kubwira ngo oya noneho nkubwira ngo izi performinga ku rwego mpuzamahanga rero ne mpamvu nakubwiraga nashaka kubikwereka APR impamvu itakiperforminga neza ku bantu mpuzamahanga championnat ntago iba yihaye competition ntago ya kipe ya APR ikubitwa urumva nkuko kire banyamahanga bagiye muri championnat y'u Rwanda ntabwo uzana giye imibare ndabifite sibyo nakwereka bira ya APR icyo gihe amanota yabonaga n'imikino yatakazaga bitandukanye n'uko ufite abanyarwanda ahubwo usanga ari bwizitsinda cyane ariko yagira kuranga mpuzamahanga ko ya makipe mu Rwanda ntiyaguze abanyamahanga beza batatu abandi babemerewe kuko ntago bajya ku isoko bagure ntibazanye abanyarwanda batoya ngo benda bahangane ku mbaraga n'abakinyi ba APR ko bafite imbaraga zimwe ahubwo bazanaga wa muntu ejo batamuhemba akavuga ati ndiko nanjyara ntakine sibyo urumva ejo bamuzana mu kibuga bagagira gutyo ugasanga za equipe none se Muhanga yatewe forfait kangahe sibyo Musanze bakubwiye ko abakinyi bayo bagumutse batahembwe cyangwa Tenseri cyangwa Kiyovu mu myaka zimazeho muri iyo nkundura APR twara bikombe za Bugesera za Espoir ntabwo zigeze zishinga imizi cyangwa ngo bumve ngo niba APR tuvuga ko ku bakinyi bose bari mu Rwanda bose bayiciyemo sibyo ariko se wowe Espoir ku bakinyi APR mwaka yaguze hari agakinyi kawe yaguze yo nkuko yagaguze muri Muhanga wenda mu myaka 2 nkuko yaguze yo Sugira sibyo wowe Musanze niwe wa produire vuga ngo mu myaka ingahe maze na produire abakinyi 10 sibyo mwe Etenseri ahubwo yasanga Marine izirusha ama produit urumva kubera iki yafashe abanyarwanda nubwo wenda APR itagize ariko Marine muri iyo myaka nibwo yabaye stable nigeze Rwanda no kumanuka ivuye ku banyamahanga kandi kera yahoraga iri muri za zindi Rwanda kuri linye igenda gifite abanyamahanga rero aho nikikwereka ngo aya makipe yaza kumenya ubwenge nka APR akazana abakinnyi bari ku rwego rumwe bapingana mu cyisi ubushobozi bwa APR bw'amafaranga imuha umukinnyi muto ushaka kubaka kariyeri nkuko Manzi yavuye Marine akikanga ari muri APR nari yiciye no muri Rayon sibyo umuntu nka Savio wavuye mu isonga kaza Agihereye Rayon Sport igikombe Rayon Sport bitangiye byari byahiri sibyo ariko Rayon Sport yaje ifata abakinnyi bose bisonga nayo nka campaign ya APR irasanga cya generation cya APR kimwe kirasaza irayihondagura sibyo itwara icyamahoro itwara champion sibyo itwara amatsinda wabyumvishe ariko rifite mene mazishi z'abanyamahanga batatu nabo baza bakongera muri za mbaraga z'abakinnyi sibyo ariko bahaye APR icyo gihe competition ituma none ujye vuga ngo abacu si babaye abaswa tujye kugura muri Rayon urumva ariko ako ngako kuri mpamvu nagira ngo turihote rero mpamvu nakubwira operation yabayeho ni nejo bunini agari kera aho APR yahindukiye ikagenda ikagura abakinnyi ba Rayon Sport hafi ya bose kabamaramo nibwo bari impamvu ba Manzi Thierry ba Save impamvu yabikoze ba Jabel ngira ngo iri operation impamvu yabikoze yari gamije iri operation yarebye mu masoko ku isoko icisha muri za isi Kigali icisha he ikabona nta bakinyi za kubona kandi ikinisha abanyarwanda kandi ababo yabonye ko badashoboye bayikubitishije kandi ikeneye kujya ku rwego mpuzamahanga ariko kibageza ko Rayon ifite batatu abanyamahanga batatu cyangwa batanu muri bo mpuzamahanga ni bari mita abanyamahanga bari mu kibuga sibyo ariko nabyemera ko iri Rayon Sport yazongaga APR yayizongaga nyine nakubwiye ngo yayizonze muri champion yayizonze kuko ari abakinyi bari bafite ingufu ngizenda kugira ngo za zindi zi APR iyo babona amakipe yose afite challenge ajya ku rwego rumeze nka APR nkuko nakubwiye ngo Marine niba igeze igihe cyo gutsinda nka Rayon ubu ngubu Rayon umwaka utayisho kuvuga ati noneho twihaye indi myaka 2 ariko tugiye kwiba abakinyi muri Marine nkuko na APR yabikoze muri Rayon sibyo Rayon Sport yakuye abakinyi muri Marine cyakurayo afite amafaranga
ahubwo yangu ujya kugura umunyamari wa miliyoni 10 ntabwo yakwitambika ko ntuza ukinamo muri defense kirimo mwiza bafite nuwo baguze muri APR ntabwo kandi yari muri Marina APR ibona itamushaka ni uvanga ibyo ni filozofi y'ikipe igenda ikiga ibintu ikabizana ni uvanga wowe nakubwiye ngo ishaka kujyana abana bajyane ku kigero kimwe niba APR ifasha abakinnyi ubona bari muri age nawe wababona abanyarwanda bazane noneho ubahate nawe kumva ko bagomba kuba bafite ingufu nk'iz'abakinnyi ba APR bazahangana ariko nuvuga ngo uriraye njyewe nzajya mfata abaperi b'abasaza yirukanye bavuye ku mafaranga miliyoni bafataga meza bazi wawe babure mushahara kabiri ntago bazongera kwitanga niyo cyagiye cica amakipe yose nyuma y'iyo politike ya APR ifashe nakubwiye ngo abo yirukanye icyo gihe yirukanye benshi bajya bagenda bisaranganya muri ayo makipe kandi bashaje nibe nta APR bayihaye nta bari bayigejeje kuko APR najya kubirukana isonga yarabagaraguye hano iyo guritinza bakarekezo rifi Narese Deni icyo kuvuga cyo kirumvikana APR ifite organisation nziza mu buyobozi ibintu byo babikora babiteguye bitandukanye n'andi makipe tujye kuri Rayon Sport ubuyobozi bwayo urabukemanga rero nago ibintu bya Rayon Sport burya umukene barya nk'umutindi nago Rayon Sport nayirenganya Rayon Sport ikeneye bira y'abahanga urumva bafatanya n'abakunzi ba Rayon bafite amafaranga sibyo bakareba icyatuma ibanza kugira icyo bita stabilité financière iyo idafite stabilité financière ntubaho sibyo Rayon Sport rero irashaka kuvuga ngo ndamuke umwaka umwe nze twihinge turwane urumva ariko undi mwaka runaka zareba agafaranga ke yajugunye kuri bya byishimo akore muri bira yiwe yakozemo avuga ati reka mbe nigiye ku ruhande sibyo cyangwa se nanagumye bihanganira haza undi nawe mu butsi aza musebya mujyane mu media bavuga ati ya Rayon Sport abe kandi ubwo yaratangiye kuyimenyera equipe be baramushwanishije agiye ku ruhande ibintu byitwa Rayon Sport rero ndi umuntu ushaka umuti wa Rayon Sport nayivana mu cyo bita Rayon Sport Association y'amashyira hamwe agengwa na RGB ikaba Rayon Sport ya company ya business ikajyamo abashoramari cyangwa se RGB igafata uruhande rumwe ariko inka association kugira ngo nayo ikomeye control icyo kintu kitazagera wenda abantu baza babanagikoresha ibindi bintu ariko kagiramo na party y'iki ya business yego ibyo byaravuzwe ariko nibitaba ikipe idafite umutungo bwite umuntu azagakora ku mufuka we buri munsi ntabwo iyo kipe ntabwo byashoboka cyangwa se ngo ibone umusponsor bwite sibyo uyimanaginga 100% akajyaho inyungu ariko ari abande ko buri wese avuga ko ari umureyo byashoboka rero niyo mpamvu nakubwira ngo babashoramari bashobora kuza bagafata imigabane Rayon Sport ikaba ikipe imigabane bakayishoramo menshi none bazabona ubasumbya akari ufata full management za nyungu zabo bakatangira no kugenda baziganya zuba ba managing kugira ngo ya company ibanze ibe stable hari abafana ba Rayon Sport hashize iminsi ngandana nabo bakavuga bati Rayon Sport nuko yabaye kuva na kera yari ifite iyo statut yuko nyine association itari company ariko n'ubundi ntibyayibuza gutanga ibyishimo Rayon Sport irimo irarwana icyo bita situation administrative ni mwango ni ikibazo cy'imiyoborere nyuma yuko batwaye igikombe bakajya matsinda ya champion ya CAF Confederation marushanwa n'ibyo bagarutse bagahita bajyamo cyagomba kuba infect kandi nubwo byatwara umwaka umwe igihugu gihinduye umuyobozi kikiri ibyo bibazo sibyo kizagira administrative situation kizagira situation financière sibyo kizagira none no kongera kugarura kuhumuriza abakunzi bayo ko cya kintu cyamaze kujya ku murongo ntabwo ubundi Rayon Sport yabaga mu bibazo bifata imyaka ariko yigeze naho biyo guhura nabyo ikibazo rero cyari cyaje Rayon Sport rimaze kubona ko yigaruriye ko ishobora kuba yaba competitive kuri APR Football Club nyuma y'uko 2002 Rayon Sport twaye igikombe 2004 kongera yitwara APR mu vitwayemo kimwe mu hagati sibyo ariko yaje gukubita prolongation yongeye gutwara 2013 sibyo ariko wenda APR ikore politique nayo ikabihindura sibyo none rero icyo gihe muri icyo gihe situation yihura nabyo irayizi sibyo ariko abari nibagiye bagenda ngo bacike intege ku ikipe yabo bakomeza kubona bafite ikizere sibyo ariko aho
haje inkundura y'ikitwa media sibyo kikaza kigatumbagiza Rayon Sport kikayereka ko ari equipe igomba kubaho urumva nk'equipe wenda nka APR ko hari igihe biyakiriye bo bakamenya umukinyi wacu tuzamwenteresa gutya na gutya akaza nka Bogota Alabama akamukinyi mwiza akabica bigacika akaza nka Cedric akabikaca bigacika ariko situation ugasanga barahura barwana iyo rero yaje 2013 me yarayizamura ariko uburyo yasezeyemo yatwaye igikombe asigara ari ufite crise asigara ari we bahiga urumva arahunga ayitera umucuruzi nka namaka muvunyesho bundi yijyanye kacinya araza arakubita arayitubagiza bati muvunya ati ayisanga itumbagira sibyo ati nanjye ndaje araza yimujyana amatsinda sibyo ariko amaze kuyirekura isigiye Sadati yagiyite irimo yasubira muri ya situation nono ya 2000 combien ya za 2006 gwa gaconda 2005 amaze kuyivaho igiye gusura irimo yasubira muri ya situation ariko n'ubyo yashoboka kuko abantu bamaze noneho no kuzamura imyumvire umupira barimo kumva kuri radio urabereka ko Rayon Sport cyacite urumva ugasanga rero Rayon Sport yabaye trouble umuyobozi urimo bararwana administration kujya isire ku murongo arimo arwana ibisi ntago igikombe mu mwaka umwe sibyo ntabwo arwana igikombe ako kanya kubera ibibazo yasanze ni imyaka agomba kubanza guhandura ivunja ririmo sibyo mu myaka nk'ibiri byumva gutwara imyaka 3 umwaka wa 4 agomba gutekereza ku gikombe ariko ntago ashobora kujya imbere y'abarenga bivuge sibyo kuko bamurye hamwe ati n'umuri ntago wadushizeho sibyo twe twagushizeho iyo situation rero bigiye no muri media ati kipe si yanyu nuriya su wanyu urumva ntago Rayon Sport yagira ikishinga ni wambwira ngo yaguze nde ninde umumotiva urumva Rayon Sport ko yamenyereye ko umukinyi natsinda igitego tubari rugero nka Onana barapfunyika ibitenge bamujya inyuma urumva Onana tangiye kubona ko kwiriye gushaka ibitego byinshi urumva Yusefu baramugemuririwe nkuko Bogota byagendaga yaba yabuze amafaranga ariko akabazi kabareyo barayamuha bamugoboka ariko byabaye business Yusefu arakora passe nziza aracenga apera akayimanika ariko ukabona bureyo ntibaraza mu mutima wabo ngo bamukurikire byose kuki bitagikorwa nakubwiye nyine kubera iki media irabereka ko equipe atari yabo yabakuye ku ikipe yabo ati ubuyobozi s'ubwanyu mwishiriyeho okay icyo ngicyo rero nacyo tukivuga nyine nakubwiye rero ikipe iri mu situation administration mumboni zawe nka Deni urumva usibye n'abanyamakuru ari n'abafana babivuga bati ubuyobozi twabushyiriweho ntago ari ubuyobozi bwacu niko bivugwa rimwe na rimwe kanavuga bati ntibatinya kuvuga ko ari APR ibigira mu ruhare kuko akenshi ikibazo kibaye bakigirika ko APR abafana ba Rayon niko bigenda kenshi ngira ngo ibyo urabizi ubundi Rayon Sport ubuyobozi bwabo umupira ni APR bugenda naguye umupira wose ibyo bibaho Tanzania Yanga ikomeye Simbira sakuza ati ni icyama urumva ni ishyaka y'ubutegetsi CCM bambarana amabendera dorasa urumva bigasakuza bakavuga ati n'ibintu barimo kutuvanga byose ntubu nago Simbiri mu bihe byiza ariko baravuga ati ni kubera ishyaka niyo rimo kubitera nyine ibyo ni umupira urumva ariko wowe uyo wicaye sibyo ukavuga ati bamudushiriyeho bakoze gutya na gutya ari ngiye kubwira ariko ndabona byose ari bikimwe mu Rwanda twese turahaba niba uri umuntu mukuru wemewe gutora urabiza amatora mu Rwanda uko agenda sibyo sinshaka kwinjira muri detail na muri football byagezemo kubera iki kubera ko managing ibintu sibyo niba ikintu ukizanye umuntu nka Sadata akajya kuvuga akandika impapuro zimeze kuriye bari barabakibarekeye bagomba kureba ko cya kintu kibateza umwiryane cyagize ikibazo none se idini nka ADPR leta ijya kuvuga ngo ubuyobozi bwa ADPR turabushesheje nimwige mwitwayeyo Rayon Sport yijyanye muri RGB ikoze control isanga ibi bibazo yabaza ati igikombe kibahe ati kiba kwa president runaka none arapfuye yabaza impapuro zanyu finance mu myaka 5 zirihe ngewana ngo lakini ngo comptable ariko wapi urumva ati ni mu rugo kwako nawe nako business igezweho yinjiza Rayon Sport yatsindiye miliyoni 250 zavuye muri CAF Confederation zitagaragara mu mpapuro Rayon Sport igura abakinyi ikerekana ko situation yaguza abakinyi miliyoni 150 sibyo ikavuga ko izakoresha miliyari ku mwaka urumva ariko utamenya amafaranga azava icyo ntago umuntu wize
yakikwemerera RGB nyine yahise bireba iravuga ati byose bimeze nka bya bindi byo muri ADPR batubwira ngo yaguze afite nuza pasiteri runaka agenda mu modoka miliyoni 100 sibyo ngo ariko ngo ADPR nta mafaranga igira urumva ibyo bizatera ikibazo rero na Rayon Sport ni gutyo na RGB yarikanze ariko nayo ntiyamenya iyi situation ubundi tugomba kuyirimbura dute yagomba kuza kuri terrain y'umupira ikareba umunyamakuru uvuga cyane ibyo bintu ngira amafaranga ya Rayon Sport ava sibyo research n'ubu ngubu bakaba bakiri muri research niyo bashize muri abuyobozi bakaba bakiri muri research sibyo RGB yafashe Murenza Budara urumva imushyiraho bw'agateganyo barambwira agenda utegure amatora uko yateguwe siko Rayon Sport isanzwe yitorera urumva bahize bahindura amasitati sibyo ayo masitati n'uburyo batumiyemo abantu bizwi uburyo byakozwe mu mabanga yabyo urumva n'uburyo abantu batiyamamaje ku mugaragaro ngo bazenguruka igihugu bavuga ati twe tuje gukora Rayon Sport ibi nibi bababonye ku munsi w'iki w'amatora batamenye uburyo biyamamaje umuntu waje gutyo wazamushyigikira umuntu waje gutyo wazamushyigikira utamuzi uzi yarajwe n'iki ntahandi bazavuga ngo ngo aperi niyo bazanye dore mugabo yize muri Saint Albert i Burundi bamwitaga Rayon muri segonderi yigagamo nkuko ubu nakubwira umuntu unzi yakubwira ati Deni yari iki niki ku ishuri urumva ntago bari ibintu ntaba mubukiye mu mupira niba nari umunyamakuru muri segonderi birazwi urumva niba uri mugabo yari mu gisirikare nuza arazwi yajyamo abantu bose baramuzi nk'umureyo ntago rero no kuvuga ngo ntago ari umureyo Kayisira n'umukinyi wa Rayon Sport n'umuntu wabaga muri Rayon sibyo ntago ari umuntu w'imvubuka uje ako kanya muri Rayon Roje baramuzi na papa we urumva ntago ari abantu bavuye muri Rayon Sport kanya ariko ikibazo ni cyitwa ngo baje bate urumva icyo rero nukijyamo ukavuga ngo iki RGB yakaba kiri mu rusakashakashatsi barera bashizeho ari gateganyo sibyo ikimenya ngo situation ya Rayon Sport ibahite icyo cyongera ngo wenda tugiciyeho impaka nawe urabizi ko Burundi nanjye uraza kubona wenda mu bitekerezo ugata ubwo Mutangazaji nawe bamutumyerega nawe n'umuhano na hano sibyo ibyo ndabizi ntawe utaza kubikubwira ariko barakubwira ati avinyanza nikavukira Nyanza avinyanza ajya kwiga i Burundi ku ishuri bamwitaga Rayon sibyo ntabwo rivuga ngo ni ibintu naganagane nawe sinaziranye nawe ntabwo ari naganagane n'abantu babanye Burundi abantu babiganye mu ishuri akiva Nyanza agiye gukomereza amashuri ye i Burundi rero ntabwo uwo muntu wabwira ngo akanya none se aba vice president bamungirije bo kabatajya inyuma wavuye ngo shushungu uyu muntu sumureyo ariko igihari nakubwiye uko yaje nibyo banga RGB nayo yakaba itukiri muri research itwereka finance ya Rayon Sport ko ntabwo wayicara uyu munsi ngo uyimenye akaba yaravizise umunyamakuru uwibereye secretary uwibereye president uwibereye trésorier n'uwo yakenesheje yeririye muri restaurant bakwishyuraga bate uwo yakodeshaho bisi nawe icyo gihe yakwishyura gite kugira ngo ibyo biza nabo auditeri babigize bagomba kubijyamo ariko reka tugaruke na RGB ni ikintu situation ni ikipe ni association ikomeye Rayon Sport na association igihugu cyose kibona abenshi abafana bare icyo bifuza ni intsinzi ntabwo bakeneye iyo ntsinzi uyiha nk'ubuyobozi bukaba burwana nayo ariko nawe urwana n'ibiheno byose ukazagera ugashyira bira yose urumva ukarimbura ikintu kizina imizi yacu nkuko tujya tubibona muri ADPR sibyo ngo byabananiye nabyo turasajya okay reka wenda tukaruke kuri Rayon Sport tuve muri ADPR bundi Rayon Sport kuko wenda kuva ku bwa Sadate niho byatangiye kuba ibintu bisa nkaho bivuzwe cyane mu itangazamakuru Sadate avuga ati ngewe Rayon Sport ndayikunda ntabwo nyikeneyemo amafaranga abantu bayobora Rayon Sport baba bakurikiye inyungu cyane gukunda umupira bikundira Rayon Sport abafana bariyo reka rero nkubwire buriya mu inyungu ushoboye kuba utayibona akakanya mu mafaranga udepansa ariko kuyobora Rayon Sport ku muntu w'umucuruzi bishobora kuba brand y'ubucuruzwa byawe gute urugero sobanura abantu badukurikiye nuvuga ngo umuntu w'umucuruzi rugero niba ari umuyobozi wa Skol uyobora Rayon Sport Skol ishobora kunywebwa amafaranga yinjiriza kuri Rayon ikayaganya ikaryoherwa nk'uko itagiva muri Rayon Sport Skol ari umuterankunga wa Rayon ariko gasanga amafaranga itanga nayo yunguka muri Rayon siko bingana sibyo kubera iki izina ry'abaturage
kintu wowe uyobora tukero uri Muvunyi umuntu nava mu mahanga akavuga ati Muvunyi afite hoteli sibyo umuntu w'umunyarwanda naba tugiye gutembera tugiye muri hoteli ya Muvunyi azabafasha nde Muvunyi w'umureyo sibyo umunsi nubyuka ukavuga ngo ndi umureyo nyobora fan club urumva ugashinga akabari ugakubitamo indirimbo ya Rayon abareyo ni benshi mu Rwanda bazakayoboka kandi wowe uyobora fan club ugasanga we ayo bakonsomeri wawe utangamo kimwe cya kangahe nta no gutangamo kimwe cya 10 kubera iki kuri Waypol ufite yo kura business rero na Sadati yarayirebye araze umunyamuntu nyine umunyamugi usanze abantu baraho barangaye abacunga kujisha nashaka kuvuga kuri Sadati wenyine n'abandi bose bagiye nyine nakuye ngo president batandukanye bagiye baca muri Rayon niko nahereye kuri Sadati ko ari uheruka Six gacinya muri nubwo wenda ibungu bari muri situation wenda ishobora nayo ifitemo ingaruka zayo ariko Six yari afite yaza kuba afite nka business brand yindi yari afite ku ruhande itari y'amasoko wenda ya leta ari nk'ubucuruzi busanzwe gacinya nere kuzapfa hombye sibyo tugana ku musozo nkawe nk'igitekerezo cyawe nk'umuntu ukunda umupira w'amaguru ushaka no umupira uzamuka Rayon Sport anikeneye ubuyobozi bumeze bute cyangwa se iniki ikeneye wowe icyo ubona ikeneye kugira ngo yongere ibe ya Rayon Sport kuko ikipe ikomeye ihanganye na APR ku rwego biri ku rwego kwenda kungana cyangwa rungana President wa Rayon Sport afite imyaka 4 ya manda umunsi ku munsi arimo aragenda yiga situation Rayon Sport burya muri mwaka wa mbere wari umwaka w'amakosa mwaka wa kabiri mwaka wo kugenda wiga amakosa wakoze urumva ubu ni warimo urumva mwaka wa gatatu no gutangira gufata decision simuveba ariko mbona ko akwiriye gukora icyo bita akwiriye kugira agire komite nk'isanzweho ariko agire ni komite yindi yitwa technical Rayon Sport irimo abantu bose babaye muri Rayon bashobora kwicara nawe bakahandoringa ibibazo biri muri Rayon kuko bizaba ari bya technique bigamisha intsinzi bigamisha ko twabona umukinnyi mwiza sibyo gutyo bongere basubire muri situation yabo bareke kuryahana nk'abariyo ikipe ni yabo Rayon Sport nitsindwa akabarira inda kazica we nutayifasha ngo ujye inyuma ngo uyoboke ubuyobozi ufite imyaka 4 urumva uzaba wivanga ntuzajya kuri radio ngo izavuga ngo aveho siba bamushizeho na wa mundi wamushize ashobora kuzaza nundi handi akazana undi w'umugome kurusha wa wundi washakaga none wanavugaga ko ari umureyo wenda wone wanagenda ukabaza kwa papa we na mama we sibyo nubaka kuzakuzana wa wundi ushobora no kuza guhata n'ikiboki wawe ukaba wahunga ikipe urumva Lika rero kwishyira muri situation mbi niba President wa Sport yumvikana ari umuntu ubona ari administration nta mafaranga yari yo mwese murabizi kana nijana yo yanyereza amafaranga yose ahera raporo kuje ahubwo mwakabaye mumungabunga noneho mukamwa hafi ya mikoro yanyu ya cyose mugateranya mugakora iki mukaba hafi y'ikipe bya byishimo byo bari mukabwe twese turi kumwe na Rayon twese nko dutera igitero kimwe tugiye gutsinda match tukagenda twese nk'abariyo ariko nimuvuga mwicare muri ya president se umupadiri ngo azakora iki ngo ahangiriya komite ya Kayisire ngo utagira n'ibihumbi 10 yashiraho kuri pare none se ubukene bwe buzamuza katazi kuyobora oya nibigishimo byawe bishaka vayo mufatanye sibyo ashiraho 5 ushiraho 500 500 bitanu byo byari afite mufuka none se urwo rurare ngo nokubera Rayon yabirekanye nubwo ariko habamubwiye ngo genda handoringa ikibazo cya Rayon Sport akibeho kuko nawe arayikunda nagabuzami ayafite yabusamba atayaguha ariko ayafite nawe uwatanze 5 niyo yari afite n'uwatanze 500 nawe niko rufite n'uwatanze 5,000,000 nawe niko rufite n'uwatanze 50 twongeye tubone Rayon Sport y'ibyishimo y'abantu bataryana urumva noneho inave mu rwikiye ko abantu bajye bahura ubwabo bahane gahunda basabane umwe avuga ati genda ushobora gusohokana abakinyi umwe avuga ati ngewe n'amakinyi prime n'amafaranga ngaya abakinyi 30 avuga ati 1,5 ngenda yibyi mwire musubire mu byishimo byanyu nk'abariyo mureka kuvuga ngo ubuyobozi babudushiriye none niyo babushiriyeho niba bakura bazashiraho wewe ugeze kubamo noneho ntabwo bazagusubizaho nabwo no ntabwo bazashira amatora rusange ko statini ihindutse ngo abantu bose bagura ngo kujye kunyuma ku murongo reka cyararangiye nizo fan club uvuga nejo cyangwa sanga nazo bazinjiriye rero rekeraho
turagushimiye cyane rero Denis Mutangazaji ku mwanya mwiza uduhaye, ngira ngo n'ubutane twongera gukenera ku busesenguzi butandukanye, ubutumire bwacu zabwitabira. Zabwitabira, mwakoze cyane Placide n'abakunzi bacu badukurikirana n'ababana natwe n'abazatanga comment ubwo nizo uzabona mu wenda nanjye zinkubita nanjye nzareba tugende dusubire tuziganireho n'ibyo wenda nabo babona ntabavuzeho, ariko umupira cyafite urugendo rurerure kandi turacyareba, leta irahari n'ijisho ryacu, bana nayo nireba ko abanyamupira babaye izagira gutya ibe yakwicaza abanyamupira tukaganira ndetse tukamenya na solution y'umupira kibazo igisubizo cyava. Turagushimiye cyane Mutangazaji, ugira ibihe byiza. Murakoze cyane.